Urumva rero nakugira vuba turakora dutanu cyangwa se wakora tune. Wangenera none bivuze ngo bya 15 byanjye mba nagwaye. Nyine twe twabara nakubwiye cy'imbere ari 3 inyuma 5. Urumva rero twabara kuko ze tukabara kandi wari tubwiye ngo kurara sibyo 15 ariko ari imbere nyine tuvuga imbere gusenda basi sibyo kurara 15 sibyo yewe wenda ni nk'urugero tubivuganye saa 9 z'umugoroba turagiye wenda turatahanye tugiye kurara bivuze ngo nabikora amasaha baguhaye kuva ku kanya kugera mu gitondo uko mbyifuza. Kugera mu gitondo nyine twavuze kurara bivuze ngo kubasanga kugera sangahe ari inyuma ari imbere cyangwa se ari imbere ubwo ngubwo kavuze ngo inyuma harababaza ukangenera amasaha. Yagira ngo kuvuga amasaha sibyo tugiye kubikora abantu babikora mu buryo butandukanye sibyo nakwishyuye sibyo tuvuge nk'urugero nge nkwishyuye saa 9 z'umugoroba bivuze ngo wenda turaza gutandukana saa 9 za mu gitondo. Inyuma ntabwo byashoboka none se inyuma kugira ngo umuntu inyuma nuko yunama akabara umugongo ushobora kwambuka ubundi ushobora kubikora nk'iminota 30 kubona mu mugongo bitewe n'ukuntu uri kubikora ukaba urarushye byiza ubikorera imbere rero ndirumva nta kibazo kiba kiri. Hari abantu barangiza vuba sibyo hari umuntu ubundi ashobora kuyakoza imbere ugasakuze umunota sibyo ubwo wenda bigenda bitandukana muri kari noneho ugasanga abikoze ubwa mbere abikoze umunota ubwo inyuma nawe wahita umwangira ko n'ubundi buri kubona n'ubundi aziyambara iminota 30 ya mbere yakoze umunota umwe. Oya inyuma ho birarusha kandi unaravunika cyane. Inyuma birarusha kandi ukabona avunika cyane. None ubwo ngubwo harya kugira ngo umuntu abikorere imbere n'inyuma ukabyifuza yaguhereza amafaranga angahe? Uko abyifuza byaba bihenze. Guhenda birumvikana umuntu ukurikiye video akaba yakwifuza sibyo yagize kuba yakwifuza akifuza ko wenda yabikorera imbere n'inyuma akakwishyuraho amafaranga. Okay ibi byaterwa rero ushobora kuvuga ati ngewe inyuma ndakora nk'uduturo tubiri cyangwa se 3 ariko ntabwo wambwira ngo imbere ariwo watanga imbere ntabwo ariwo watanga inyuma. Imbere ni 3 nuko twavuganye ariko inyuma ni nka 5 cyangwa se 6 iby'inyuma birarushye. Ubwo ari imbere n'inyuma aho umusore yaba aryoherwa yaba ari byaterwa byaterwa nuko yabimenyereye ashobora kumva imbere ariho heza cyangwa se inyuma ariho heza ubwo uko yamenyeye kumva imbere kumva inyuma ari heza cyangwa se imbere ni heza ugahitamo. Ushobora kuba wakunda inyuma cyangwa ugahitamo imbere. None se buriya ngewe nafashe amafaranga yanjye sibyo nahiza kuba nafata amafaranga yanjye ayaguhereza bya 5,000 cyangwa guhereza bya 15,000 byanjye bivuze ngo njye nakora amatura 3 cyangwa nakora uko nshaka kuva ku isaha nimugoroba kugera ku isaha mu gitondo ukoreye inyuma yanjye nagoye amafaranga iminota 10 yarangiye baguhaye twahiza kuba twabyumvikanye nkakora wenda n'ibindi dushobora kuba nakoreye inyuma cyangwa akorera imbere gusa cyangwa bigaterwa n'ubwumvikane twe twagiranye. Njye navuze ngo ndahera tujye uraza kurara ubwo njye nakora amafaranga nakora ayo nifuza cyangwa se wangenera. Okay nakugenera ushaka kuvuga ngo ushaka kuvuga ati bura kuko wifuza tubavuganye nka 20 kurara byagera mu gitondo ukakora nk'uduturo turenga 100. Umva rero nakugira vuba turakora 5 cyangwa se wakora 2 wangenera none bivuze ngo bya 15